Indirimbo zaryoheraga amatwi ya benshi, ikinamico zigishaga benshi zo mu itorero indamutsa z'icyahoze ari Orinforo, ubunyamakuru, ibyo ari byo byabagize ibyamamare mu myaka yatambutse. Gusa nubwo benshi muri bo batabarutse batakiriho, abari baragize amahirwe yo gushibuka, abana babo barabakurikije, bagira ikirenge mu cyabo, ndetse nabo baba ibyamamare. Muri iki kiganiro, twabategura urutonde rw'abana b'ibyamamare kuri ubu, ariko bakomora inganzo ku babyeyi babo bamamaye mu myaka yo hambere batakiriho. Igiye kubagezaho ikiganiro ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere hariho Baganizi Olivier. Nitwa Baganizi Olivier, fura y'uwo musaza Baganizi Elifazi. Baganizi Olivier ni umugabo w'imyaka 38 y'amavuko, ni umuhungu wa nyakwigendera Baganizi Elifazi, akaba yarakurikiye umwuga wa se. Yakoze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Remigo TV, Royal TV, ndetse ubu amaze imyaka 9 akorera Isango TV. Afite n'itorero ry'ikinamico ryitwa Ishyaka Troupe. Baganizi Elifazi ni umwe mu bari bagize itorero indamutsa ryakinaga ikinamico kuri radiyo Rwanda muri ofisi y'igihugu y'amatangazo ya leta Orinforo mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Baganizi Elifazi yari umuhanga cyane mu guhindura ijwi, ku buryo ubwo yari afite imyaka iri munsi ya 30 y'amavuko, indamutsa zakundaga kumukoresha mu kinamico ari umusaza rukukuri. Have sinshaka yugiso yango mwazatege nakubonye igane cyo ukora ko nakubonye ko naguteye imboni turabona na washanowe nikoye none aho wakiranaga n'abasore ko kabari ko kugashusha none wagurumanyura subana n'abasore ngibyo nabyiyone na nyina. Usibye gukina mu ndamutsa kandi Baganizi yari asanzwe akora muri Orinforo ashinzwe kugenzura niba amakuru yose yateguriwe ku gihe kandi ameze neza. Baganizi Elifazi yitabye Imana hashize igihe gito Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 irangiye azize uburwayi. Ku mwanya wa kabiri hariho Valerie Karemera. Mu myaka 35 ishize, ijwi rya Iradukunda Valerie Karemera ryanyuze ubudasiba mu matwi y'abakurikiranaga televiziyo na radiyo Rwanda binyuze mu ndirimbo Ihorere Munyana cyangwa se Raconta, icuranzwe ijoro n'amanywa, ikoreshwa mu biganiro byamenyekanye mu myaka 35 ishize. Karemera Valerie yaririmbye bwa mbere abitojwe na se umubyara mu mwaka w'1990 ubwo yari afite imyaka 6 gusa y'amavuko. Indirimbo Raconta cyangwa se Ihorere Munyana yatumye Valerie abikirangirire, yahimbwe na Karemera Rodrigue, umuhanzi wakunzwe cyane mu ndirimbo Ubara ijoro, Bandimwe wanyubara ijoro urahura cyakoma Kwibuka n'izindi. Karemera ni nawe mubyeyi wa Iradukunda Valerie Karemera wamamaye muri Raconta mu myaka 35 ishize. Valerie Karemera yaririmbye iyi ndirimbo afite imyaka 6 gusa, ubu yarakuze, ndetse umwumvise avuga ntiwapfa kwemera ko ari we kakana karirimbye Ihorere Munyana yakoreshejwe igihe kinini mu kiganiro cya Victoria Nganyira kuri radiyo Rwanda. Iradukunda Valerie asigaye baba mu Bufaransa, iby'umuziki yarabishyize ku ruhande, gusa yavuze ko atabihagaritse, ahubwo yabaye afashe ikiruhuko kugira ngo abanze arangize amasomo n'izindi gahunda z'ingenzi mu buzima bwe. Iradukunda Valerie ni umwe mu bana batatu basigaye b'umuhanzi Karemera Rodrigue wazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ise yatangiye kwamamara cyane mu muziki mu myaka y'1975. Karemera Rodrigue yari mu bahanzi batatu bari bagize itsinda Pamaho, impine ya Pascal Auguste Martin na Rodrigue Karemera. Ku mwanya wa gatatu hariho Dorcy Ngeri Rugamba. Ni umwanditsi, ni umuhimbyi w'ikinamico. Yavukiye mu muryango w'abahanzi. Ngeri Rugamba yatangiye ibijyanye n'ubuhanzi igihe yari afite imyaka 8 gusa, ubwo yinjiraga mu itorero Amasimbi n'Amakombe. Dorcy Ngeri Rugamba ni umwana wa Rugamba Sipiriyani, umuhanzi nyarwanda washinze itorero Amasimbi n'Amakombe. Akaba we nawe mu muryango we ndetse na bamwe mu bo baririmbanaga barahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Dorcy Rugamba mu buzima busanzwe yize ibijyanye na farumasi muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu Bubiligi, ariko nyuma amaze kubona ko afite impano yo kwandika amakinamico yagiye kubyigira, abona impamyabushobozi mu ishuri rya muzika n'ubugeni mu Bubiligi. Ku mwanya wa kane hariho Karindankubito Thierry.
Karindankubito Thierry yamenyekanye cyane ku bantu bakundaga kumva amakuru kuri radiyo na televiziyo Rwanda Renforo, ubu yabaye RBA. Karindankubito Thierry wumvise iri zina ahita yisanisha n'irya se nawe wakoraga umwuga w'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Orenforo. Iyo uvuze Karinda Viateur abenshi bahita bamwibukira ku magambo yajyaga avuga ariyo urushundura rwanyeganyeze, Imana y'ibitego, kwamurura ndetse n'ayandi. Abakurikiranaga urubuga rw'imikino icyo gihe bari bazi Karinda Viateur yazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko inganzo n'ubumenyi bye umwana we yarabikurikije nawe ubu umunyamakuru. Ku mwanya wa 5 hariho Diane Damarara. Diane Damarara ni umukobwa wakunze kuririmba, inganzo ye nawe akaba yikomara ku mubyeyi we. Nubwo atagaragara cyane mu muziki, ariko we n'umugabo we witwa Barik bakora akazi ko gutunganya umuziki. Diane Damarara umwana wa kabiri mu bana bane ba Sebanani André, uyu wari umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa z'icyahoze ari Orenforo, ndetse akaba yari n'umuhanzi. Akaba yarazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mwanya wa 6 hariho Frida Shyengo. Ni umukobwa wa 3 mu bana bane ba Sebanani André, yateye ikirenge mu cy'ababyeyi be nawe yinjira mu muziki. Shyengo yinjiye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yasohoye indirimbo yitwa Je te fais confiance. Usibye iyo ndirimbo yo guhimbaza Imana, Shyengo avuga ko yatangiye kwiyumvamo impano y'umuziki muri 2008, avuga ko ari indirimbo yakoze yo gushima umubyeyi we, aho yagize ati muri 2008 hari indirimbo nakoze yo gushima mama no kumubwira ko mukunda. Kuva muri 2014 Shyengo atuye muri Canada, aho yari yaragiye kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye na santé mondiale muri Université de Laval iri muri Quebec. Shyengo akaba ari we mwana wenyine wa Sebanani André utuye hanze y'u Rwanda. Abavandimwe be 3 bo bakaba batuye imbere mu gihugu. Ku mwanya wa 7 hariho Songa Aristide. Songa Aristide ni umuhererezi mu bana bane ba Sebanani André. Ni umwe mu batunganya umuziki nyarwanda, akaba yaratangiye kubikora mu mwaka wa 2008, aho impano yabyo ayikomara kuri se umubyara. Songa Aristide akaba afite inzu itunganya imiziki yitwa Vili Code Production, akaba bifatanya n'akazi k'ubwarimu muri IPRS. Ku mwanya wa 8 hariho Tidjara Kabendera, umunyarwandakazi wavutse mu mwaka w'1978, akaba yarabaye umunyamakuru wa radiyo na televiziyo y'igihugu imyaka irenga 18. Akora ishoramari, akaba ari umwana wa Kabendera Shinani, nawe wari umunyamakuru wakoraga kuri radiyo Rwanda, Ijwi ry'Amerika ndetse na BBC. Kabendera Shinani yavugaga amakuru akanogeza umupira w'amaguru mu Giswahili. Iyo uvuze kogeza umupira w'amaguru mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bari bariho icyo gihe bahita bibuka amazina abiri ariyo Karinda Viateur na Kabendera Shinani. Tidjara Kabendera yavukiye mu Rwanda mu karere ka Gasabo, aza kujya mu gihugu cya Tanzania Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye mu mwaka w'1994, dore ko muri icyo gihugu ariho se umubyara avuka. Aho muri Tanzania yize amashuri yisumbuye kuri Rugambwa Secondary School, ndetse yiga itangazamakuru muri East African Training Institute yafatwaga nk'agashami ka Dar es Salaam. Muri 2002 yatangiye itangazamakuru muri Tanzania Arusha kuri Radio 5. 2003 nibwo yagarutse mu Rwanda, atangira gukora kuri Radio Rwanda kuva ubwo kugeza muri 2021. Yakoranye kandi na Magic FM. Tidjara Kabendera ni umwe mu banyarwandakazi binjiye muri business ndetse n'ubushoramari. Akora kandi ibijyanye no guhangana n'indwara zibasira uruhu, ndetse akaba yarashinze iduka ricuruza amavuta avura indwara z'uruhu, harimo ibiheri, kumagara mu maso, amavuta menshi ndetse no gusaduka, bikaba byose bikorwa n'ibimera karemano. Tidjara akora kandi ubucuruzi bw'imyenda, aho acuruza imyenda itandukanye, ariko akita cyane ku myenda y'abasilamu kandi yose ifite umwihariko. Tidjara Kabendera ni umubyeyi w'abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Turagushimiye wowe wakurikiye iki kiganiro. Habaye hariho tutavuze kandi wifuza kumenya amateka ye, watwandikira muri comment. Turabakunda, Imana ibarinde.